gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Bakunzi baca no ya gusenga everyday nkuko bisanzwe twongeye kubasuhuza tunabashimira ubufatanye mukomeze kutugaragariza bugaragaza yuko mukomeje kudukurikira igihe kinini cyane. Tushimira abantu bakoze subscribe, like na share ndetse bagashyiraho na comment. Bimwe mu biganiro tugenda dukora ni bituruka n'ubundi kuri bimwe mu mwagiye mutubaza. Ibyo mwatubajije aho ngaho muri comment hari ibyo twongera tukagaruka tukabaza abatumirwa batandukanye cyane cyane pasteri. Ariyo mpamvu n'uno munsi yaduteguriye ikigisho agiye kutwigisha ari butubwire. Tunabibutsa yuko mu gihe kiri imbere muzongera kubona ikiganiro ki complete ibyo twari twaratangiye cya karindwi. Ndumva pastor n'ubundi azakomeza akitwigisha, ariko none nkaba numva hari ikiganiro yaduteguriye agiye kutwigisha. Ariyo mpamvu mbere yuko dutangira tugiye kubanza tumusabe adusengere, ubundi tunamuha ikaze tugezeho ibyo yaduteguriye. Karibu pastor. Mana turagushimiye uyu mwanya mwiza uduhaye, wabanye natwe mu minsi yashize, uratuyobora mu kiganiro cyatambutse. N'uyu munsi ntuhinduka, uko ari urejo ni kuri uyu munsi wa none kandi kuzahora biteka ryose. Tuyore muri iki kiganiro tugiye gusangiza bene data batugana kuri channel ya gusenga everyday buri munsi, kugira ngo ijambo ryawe ribashe kunyura imitima ya benshi, kandi abashaka gukorera no guhitamo inzira y'agakiza bafata umwanzuro mu izina rya Yesu, amena. Tugiye kuganira uyu munsi dusangiza bene data batwumva buri munsi, turaganira ku ijambo umusaraba. Umusaraba abantu bavuga kenshi, bakavuga ibihe byinshi kandi bakavuga mu buryo butandukanye, ariko nashatse kugira ngo tugire icyo tuvugaho. Tubanze dusome urwandiko rw'Abakolosayi. Abakolosayi ibice 2 umurongo wa 13 twumbuka tubwira. Hano Abakolosayi 2:13 aravuga ngo, kandi ubwo mwari mupfuye muzize ibicumuro byanyu no kudakebwa kw'imibiri yanyu, yabahinduranye bazima nawe imaze kutubabarira ibicumuro byacu byose, igahanagura urwandiko rw'imihango rwaturegaga, ikarukuzaho kurubamba ku musaraba, kandi imaze kunyaga abatware n'abafite ubushobozi, ibahemura ku mugaragaro, ibivuga hejuru kubw'umusaraba. Turabona umusaraba wakunze kusubiramo. Dusanye muri Petero ya mbere naho kugira ngo dufatanye mu magambo. Petero ya mbere ibice 2 umurongo wa 24 aravuga ngo, ubwe yikoreye ibyaha byacu mu mubiri we, abibambanwa ku giti, kugira ngo dupfe ku byaha, duhere ko tubeho ku gukiranuka. Imibyimba ye niyo yabakijije. Bisobanura ngo icyatumye Petero akoresha igiti, Pawulo agakoresha umusaraba, nuko imisaraba yose yabayeho yabajwe mu biti. Noneho hari igihe amadini amwe avuga ati abavuga umusaraba ntabwo ari byo, ahubwo ni igiti. Muri Bibiliya yitwa Tradition du Monde Nouveau y'abahamya, ubuhinduzi bw'isi nshya, iyo Bibiliya yirinze gukoresha umusaraba ahubwo ikoresha igiti. Abayoboke rero abo bita abahamya ba Yehova, no kugira ngo batavuga umusaraba bakisanisha na Kristo. Nico bari gukwepa, bari gukikira ati tutavuga ngo Yesu yabambwe ku musaraba tukisanisha nawe, ahubwo tuvuga igiti. Ariko umusaraba ukozwe mu giti. Petero rero yakoresheje igiti, Pawulo akoresha umusaraba. Ni kimwe, yabambwe ku giti, yabambwe ku musaraba, nta kibazo. Abatinya umusaraba nyine nabatemera Kristo, bakanga kuwufutura kugira ngo batisanisha nawe, ariko Yesu yabambwe ku musaraba, nico giti wari ukozwe mu giti. Nonose niyo mpamvu njye numva bakunda kuvuga ngo abayehova iyo berekana ukuntu Yesu yabambwe, bamwemerekana ari ku giti kimwe kirambuye. Kubera iki badashyiraho se umusaraba nyine bigaragara batisanisha na Yesu kandi ari we barwanya. Abayehova barwanya Yesu se cyane gute? Yesu wabita abakristo bakakwemerera uzabigerageze. Nuko biyita abayehova.
bita abahamya bayo ntabwo bakwemerera oya ese ntabwo bemera Yesu ko yabambwe kuriya ngo adupfire azuke ariko bavuga igiti ntibavuga umusaraba kandi umusaraba ufite icyo usobanura mu buzima bwa gikristo rero kuko batemera kuba abakristo ntibakwemera kuvuga umusaraba kandi ari ryo shingiro ry'ubukristo tugiye kuganira rero ku musaraba ntabwo abayuda aribo babaye abambere gukoresha umusaraba ahubwo nko mu kinyejana ca 20 imbere ya Yesu nuvuga nko mu 2000 na mbere ya Yesu na 400 na 500 hari ubwoko bwitwa abanyegiputa n'abakarudaya n'abafenisiya. Abanyegiputa bakoreshaga umusaraba guhana umuntu wacumuye, n'abakarudaya barawukoreshaga, n'abafenisiya barawukoreshaga, ari ku ishusho y'umusaraba ukagira amashusho atandukanye. Hari abawukoraga nk'ikimenyetso cyo gukuba, nabo bakawita umusaraba, nk'umusaraba wa Saint Andre, uyu Andreya w'intumwa, umusaraba yabambweho bawukoze nk'ikimenyetso cyo gukuba. Ariko hari umusaraba umera nka T majuscule bango iletre T, yanyugute ya T majuscule, bagashinga igiti bagatambika ikindi hejuru gusa batagize iki giciye kabiri ngo kizamuke. Hari undi musaraba wa gatatu umera nk'ikimenyetso cyo kongeranya. Uwo nawe uwo musaraba niwe wakunze kugaragara cyane, kuko umusaraba wa fwa n'umusaraba wa T byaragoranaga kugira ngo babonaho kwandika amagambo cy'icyo wakoze azizi. Noneho kugira igiti gitambitsemo ikindi hagati, uwo musaraba waga mwiza, babonagaho bandika amagambo hejuru ngo uyu yari ministre w'intebe cyangwa yari umwami wa runaka, yazize iki kuko yiyise iki, kandi yitwa kanaka. Bakavuga bati ni Petero avuka naha, yakora uyu murimo azizibi. Kwandika izina ry'umuntu no kwandika icyaha yakoze no kwandika nani ikiyo condamnation, amazina ico yakoze aho hejuru byarorohaga ku musaraba wa polisi. Naho umusaraba wa fwa byarananiranaga, n'umusaraba wa T byarananiranaga. Benshi bahitamo wa polisi kuko bandika amazina y'uwo muntu n'icazize. Nizo mpamvu umusaraba wabayeho cyane ukagwira ukamenyekana. Noneho rero uyu musaraba, Irene nyina wa Constante yagiye mu iyereka igihe kimwe. Yararwaye ari indembe. Noneho agira iyerekwa, yumva ijwi rimubwira ngo naje Yerusalemu ashaka umusaraba wa Kristo. Yageze Yerusalemu, umusaraba arawushaka uraboneka, wenda n'uw'igihimbano bamuhaye, bamuha umusaraba. Hari harahambwe benshi bahambwe ku musaraba, bapfuye kumuha umusaraba gusa. Aravuga ati igice kimwe ndagisigiriye Yerusalemu, ikindi ndakijana. Yarakizanye ageze i Roma, Constante acubakiraho igituro. None acubakiye igituro igishushanyo, noneho yandikaho ngo iki kizandinda mu gihe cy'ubuyobozi bwanje, kubera ari umusaraba wa Kristo Yesu. Kuko Constante nawe yateguye urugamba, yarose nijoro abona ikimenyetso cy'umusaraba utukura. Uwo musaraba utukura rero banditsweho amagambo mu rurimi rw'ikilatini ngo eni hoc signo vinces, nukurikira iki kimenyetso uranesha, niko bivuga. None arabyuka arategura, agezeho koko yarwanaga n'ababarbare aragutsinda. Amaze gutsinda aravuga ngo namenye ko impamvu nabonye imbaraga zo kunesha ari uko nabonye amagambo nijoro avuga ngo nukurikira ikimenyetso cy'umusaraba, kandi wari umusaraba utukura. Kandi yibuka ko abakristo bagiye babambwa bavuga Yesu wabambwe ku musaraba. Aravuga ati hari ico bivuze. Ibi bivuga ko abapfuye bicwa bazira umusaraba bahohotewe. Nizo mpamvu nawubonye mu imbaraga zo kunesha ababarbare. None hatanga itegeko rivuga ngo idini rya gikristo riba idini officiel ryemewe, nta uzongera kuzira ko yemera Yesu. Ari Constante niwe atanze ikintu cyitwa Edit de Mera muri 313. None mpamvu bajya bavuga iyo bavuze nibyo byabereye i Constantinople, niba byabereye Milano, muri Italy, mu Butaliyani. I Milano niho ryabereye, niho ryasohokeye. Aravuga ati kwica abakristo guhagarara.
yari yarimye muri 306 amaze imyaka 6 ku ngoma. Icyo kimenyetso caje muri 312 abitekereza harwana urugamba ariko arunesheje, itegeko arisohora muri 313 ngo itorero rya gikristo rivuga Yesu Kristo ribaye officiel. Nukuvuga Constantin we ntago yigeze arenganya abakristo. Yarabarenganije mu myaka 6 ibanza kuko yabayeho imyaka 6 atarabona icyo kimenyetso. Niho yahinduye aravuga ati menye ko noneho wa musaraba ari wo abawuziraga baziraga ubusa, niho yahinduye. None haravuga ati muremerewe gusa utaremera kuba umukristo nawe agiye guhura n'akaga biba nk'agahato. Tibyaba itorero, izo mpamvu baryise itorero rya Perugamo kuko baryemeye badakijijwe ruvange. Kandi kuko yabikoze atanga itegeko nka Kaisari ataza amahame y'itorero ntibigishwa. Nibo wababwiye rero ati usenga Imana ashaka ayizane, ntawe tubojije Imana ye. Dushaka gukura intambara hagati y'abantu n'ubwicanyi buhari, ariko ufite Imana yizane mwese musengere hamwe, icyo dushaka na amahoro. Noneho rero baryita itorero ry'akadubi, ni itorero ry'akadubi ryakomotse mu itorero rya Perugamo. Akadubi rya Constante baryita milititudinise, ngo rivanze imyizere itandukanye, ndetse biza kubabaza abarokotse akarengane cy'itorero ry'Isimuruna. Bari bababajwe cyane nuko habaye uruvangitiranye mu itorero risenga Kristo, bahitamo kurihunga, bamwe baja gutura mu misozi, banga kugera mu mujyi. Ni ijambo Paganus ryakomoze banga abantu bose banze kugera i Roma ngo bizere Yesu bahindutse abanyacaro. Ubango Paganus mu Kilatini ntabwo ari umuntu utemera Imana, ahubwo ni umunyacaro. None nibyo baje kuhindura ngo ubwo bari banze inyigisho za Constante bakaja mu misozi, ngubwo ngo banze inyigisho za Constante officiel wemewe. None bagiye guhungira mu misozi, banze kugaruka, baravuga ngo ni mubareke. Ubwo bahisemo kuba abanyacaro, babivuga mu Kilatini, baravuga ngo naba Paganus. None turi kuvuga ubwo ngo umuntu n'umupagani tuba turi kubyica umunyacaro mu rurimi rw'Ikilatini, ariko ryaje gushushanya umuntu utemera inyigisho z'Imana. Ariko muri racine y'ijambo ni umunyacaro. Ubwo ahubwo twagakwiye kuvuga umuntu utemera Imana, umunyamahanga mu by'amasezerano y'Imana. Umunyamahanga ni umuntu utemera Imana. Ahubwo se pastor ko numva ahubwo hari nge numva rimwe hari igihe uzatubwira ukuri kuzuye noneho kwa buri budini, kuko ndumva mu kiganiro cy'ubushize twari twaganiriye ku bihe byo hagati. Turi kuganira ku bihe byo hagati tuza gusanga yuko abantu bakurikiye inyigisho navuga niba nazitizi Roma, aba katolike cyane cyane, dusanga hari igice kinini bibeshya bakoresha purgatori. None niba tuje wenda tukavuga ku Bayehova n'urugero, ugasanga yuko hari ibintu kugira ngo batitirirwa abakristo bakanga umusaraba. Urumva abantu bazarimbuka bazize icyo kintu cyo kugendera niba nabyita umunyenga w'idini cyangwa imyumvire y'idini, numva ari benshi cyane kurenza abantu idini rizaruka. Ngo benshi ahubwo Yesu ashobora kugaruka nta nutagira idini ariko arabo kurimbuka kuko batakurikije amabwiriza, kuko Yesu ntareba idini, areba inyigisho nzima wahawe niba arizo wubakiyeho. Nta kindi, areba inyigisho nzima wahawe wubakiyeho. Nese ko numva dufata pourcentage za buri dini ku isi, kuko buriya amadini menshi agiye agira, navuga no madini ya kera yabayeho kera pana yanga ari kuvuka kakanya, agiye afite abantu benshi bayakurikira, ku buryo ushobora gusanga wenda ari abisilamu, ari nabo nakita barokore n'abandi bantu bafite imyizere itandukanye, bagiye bafite niba isi tuwe na miliyari wenda tuvuge 7, ushobora gusanga abantu ushobora gusanga byibuza miliyari 6 bose bafite idini bashingiyeho, kandi rya dini bubakiyeho riterekana mu by'ukuri yuko riri kubajyana mu ijuru. Ubwo sinumva se abenshi basenga nk'amashaka. Abisilamu nto twabatindaho kuko bo bahakana Kristo kumugaragara, we tubatindaho. Dutindaho ngo kubemera Kristo ntibakurikire ijambo ry'Imana rya Kristo. Abo nico kibazo. Naho abahisemo kare birazwi. Ariko umuntu wemera Kristo akaba ati nimbo wenda ariko sinemera umusaraba, umuntu akemera Kristo ari bati oya ntabwo twasenze iki gihe n'iki twari dukwiriye kuba. Abo bantu bazanyura mu rubanza bahure n'ibibazo, kandi baravunitse, bagize ibyo bigomwa, ariko babigigomwa bashakisha gukiranuka kwabo. Nkangaha mu Abaroma 10 kumva uko hatubwira, aravuga ngo bene data, ibyo umutima wanje wifuza
nibyo nsabira abisirayeli ku Mana ni ukugira ngo bakizwe. Ndahamya yuko bafite ishaka ry'Imana ariko ritava mu bwenge, kuko ubwo bari batazi gukiranuka kw'Imana uko ariko bagerageje kwihangira gukiranuka kwabo ubwabo, bituma basuzugura gukiranuka kw'Imana, kuko Kristo ari we amategeko asoreraho kandi niwe uhesha uwizera wese gukiranuka. Urumva kwihangira gukiranuka bidaturutse gukiranuka kwa Kristo benshi nico bazagwamo, ariko bakurikira n'abayoboke rero usaba Kristo gide. Uziko ari nk'amashyaka ku mugani. Noneho rero umusaraba mvuze ko mu Egiputa barawukoreshaga, mu gihugu c'abakarudayi Babuloni barawukoreshaga bahana abanyabyaha, abafenisiya barawukoreshaga, ariko turi mu by'itorero Yakobo ni watangiye guhanura umusaraba uzaba. Yakobo ibice by'itangiriro 48 umurongo hariya itangiriro 48 itangiriro 48 umbuka atubwira Yakobo ni watangiye umusaraba waje kuvamo umusaraba wa Kristo Yesu. Itangiriro 48 umurongo waho ni wa 17. Yosefu yagurishijwe na bene se bamujyana mu Egiputa, ariko agezeyo hari abana babiri yabyariyeyo uwitwa Manase na Efurayimu. Yakobo rero kuko bari baramubuze barahebye, yamubonye amukeneye cyane, aravuga ati abana bawe wabyariye mu Egiputa mbashize mu mubare w'abana banje bazagabana nk'abandi, kuko Rubena azagabana, nkuko Simiyoni azagabana, nkuko Yuda azagabana, nkuko Nafutali azagabana. Abo bana ba Yakobo bose avuga ko abana ba Yosefu yabyari mu Egiputa abavanze nabo. Yakobo rero agiye kubaha umugisha hariya mu itangiriro 48:17 aravuga ati nzanira abana banje ndashaje ngiye gupfa mbasigira umugisha. Yosefu rero yarazi uwo muco wo gutanga umugisha, amenya ko Efurayimu na Manase bavukana, ariko Manase ari we mukuru, Efurayimu ari we umukurikira. Aravuga ati bampereze hano banzanire. Afatisha Manase ukuboko kw'ibumoso ngo kuzahuze n'ukuboko kw'iburyo kwa Yakobo, afatisha Efurayimu ukuboko kw'iburyo ngo kuzahuze n'ukuboko kw'ibumoso kwa Yakobo, kuko ukuboko gutanga umugisha n'ukw'iburyo. Iyo ugiye guha umugisha umuntu ugashiraho kw'iburyo ni wo mugisha, iyo ushizeho kw'ibumoso kugabanya umugisha. Noneho kuko Yosefu yashakaga ko abana be babona umugisha wa Yakobo, ariko umukuru akarusha umuto umugisha, nico yashakaga. None aherereza Manase mu kuboko kw'ibumoso kugira ngo bizahuze n'ukw'iburyo kwa se, kuko barebanaga. Nuvuga ngo uwo mfatishije ukw'ibumoso kwanje kurahuza n'ukw'iburyo kwawe, turi kurebana. Wowe uri Yakobo nje ndi Yosefu, none nkuzaniye abana babiri, uwo nshaka ko abona umugisha ndamushira ibumoso kugira ngo azahuze n'ukuboko kwawe kw'iburyo. Uwo nshaka ko agira muke ndamushira iburyo kugira ngo azahuze n'ukuboko kwawe kw'ibumoso. Niko yabafashe abajanira se Yakobo abamusabye banzanire baho umugisha. Agiye kubaha umugisha none abamugejejeho ako kanya agira ngo kwa kumoso Yosefu yangaga ko kukora kuri Manase aba ariko kumukora, kwa kundi kukuryo yashaka gukora kuri Manase aho gukora kuri Efurayimu. Yosefu aravuga ati yewe urabyishura wahushanisha amaboko, ati ndabizi mwiyerekwa kandi ahumye. Gusa umwuka w'Imana n'umwuka w'Imana ati ndabizi, ntugire ubwoba ngo yazagira ikibazo, niwe mukuru koko ariko mushizeho kumoso kuko atazagira imbaraga nk'umuto. Cyakora nabazagira ubwoko bukomeye ariko umuto azamuruta. Ese ubundi Yakobo wese yari yaratwaye umugisha? Yari yaribye nawe. Yaribye umugisha wa Esawu. Noneho rero ahushanije amaboko, kwa guhushanisha amaboko abihushanya atabizi. Ariko Yosefu avuze ngo wabyishe wabyavati ndabizi. Ariko guhushanya birikora kandi atari kubareba kubera atakireba. Birikora bigira ngo ni nkaho hakosowe, agiye gutanga umugisha none agize ngo
ni nkaho hakosowe kiriya gihe nawe yatwaraga umugisha w'abandi. ubwo yarakosoye cyangwa nawe ubwo yarawi ariko ibyayi bimushake bw'Imana nshaka kwerekana ko ikimenyetso cy'umusaraba bwo bwa mbere cyagaragaye uko guhushanya amaboko yubaka umusaraba ku maboko awubakira ku maboko ibi ikimenyetso gifite icyo gisobanura ubwo nuvango mu musaraba wa Kristo hazaba nyine guhusha ubwo bya biti bibiri byubatse umusaraba ubwo umusaraba mwiza no w'ikimenyetso cyo kongerajya kuko yushanije amaboko aboneka ico hejuru n'ico hasi naho wawundi w'ikimenyetso cyo gukuba siwo naho ndi kimenyetso cyati naho barawukoreshaga icyangombwa nuko hanwaga yapfaga ariko umusaraba wa Kristo ugomba kugira hejuru hase ngo uyu ni umwami w'abayuda. Pastor hari ijambo dukunda kubona uza ku musaraba uriya wabambweho Yesu hari ijambo ryanditseho niba ari ENLE ndakeka rira jambo ni impine risobanuye iki? Oya hari nani hari agiye bandikaho Kristos hari bandika hwiyose iyo uvuze ni hwiyose umwana w'Imana hwiyose hwiyose teniteos hwiyose tenite rubango hari igihe babyandikaho bako Kristo umwana w'Imana cyangwa uyu umwami w'abayuda na amagambo bari kwandika mu zindi ndimi ariko yasobanuraga ico yari cyo. Noneho rero uwo musaraba wa polisi Yesu yabambweho ari ico washushanyaga ariko wa mudamu Helene nyina wa Constante amaze gusigira igice kimwe Yerusalemu navuze ko ikindi yakizanye bakacubakiraho igishushanyo cyo kurinda Constante ariko bamaze kumuhereza ico kimenyetso cy'umusaraba wa polisi wo kongeranya yakize indwara ye arakira nyina wa Constante Helene arakira. Ubwo noneho rero mu musaraba harimo gukira ariko tugiye kureba ibintu bigize umusaraba noneho kuberekwa ku ngingo ya kabiri abantu bakerekwa babona umusaraba umuntu akarota umuntu agahishurirwa umuntu akabonekerwa abona umusaraba uwo musaraba ushushanya iki? Hariya muri Matayo 10:38 umusaraba ushushanya umubabaro umusaraba ushushanya ibintu 12. Matayo 10:38 ushushanya umubabaro. Matayo 27 umurongo wa 32 umusaraba ushushanya umutwaro umusaraba ushushanya umutwaro. Hariya Simoni umunyakurene yikorera umusaraba kandi umusaraba uburyo bawubazagamo umugabo wari ufite imbaraga bavuga ko ashobora kuwikorera umugabo baga ufite imbaraga yabashaga kuwikorera kandi noneho rero destine y'umusaraba uwo bamaraga kubambaho haba mu Egiputa ku musaraba haba mu Bafenisiya haba mu Bakarudaya bamaraga kumubamba yamara kuva mu mwuka baka utwikana nawe bamusaraba akawutwikana nawe ntabwo bawuhambaga ahubwo bawutwikanaga nawe cyane cyane ko abambwa ku musaraba yabaga ari ikivume yabaga ari ikivume noneho kuri ikivume kumubambisha ni cyabaga yakoze. Naho Yesu we rero hariya muri Yohana 19:31 umuhango wo kukura abantu ku musaraba wababanzaga kubavuna amagufa uziko baje kubavuna amagufu ko bari batatu babambuzi babiri bahageze basanga bo baracahumeka kandi ntibyemeye kuvuna amagufa y'umuntu wavuye mu mwuka ariko barangije babiri kubavuna amagufa basanga Yesu yatanze kugira ngo ibyanditswe bisohore ngo nta gufa na rimwe rizavunika. Noneho rero icyabere nuvuga ngo umusaraba muri Matayo 10:38 ni umubabaro. Umusaraba muri Matayo 27:32 ni umutwaro. Naho Yohana 19:31 ni umuvumo. Naho Abakorinto wa mbere 1:17 umusaraba ni incungu. Naho Abagalatiya 5:11 umusaraba ni urukozasoni. Noneho Abagalatiya 6:14 umusaraba ni ukunesha. 7 Abaefeso 2:16 umusaraba ni umuhuza. Noneho 8 Abafilipi 2:8 umusaraba ni urupfu. 9 Abaheburayo 12 umurongo wa 2 umusaraba ni ibyishimo. 10 Abakolosayi 1:20 umusaraba ni amahoro. Noneho Abakolosayi 2:14 umusaraba ni imbabazi ico ni 11.
noneho 12 Petero ya mbere 2:24 umusaraba nugukira mu mwuka no mu mubiri. Icya mbere noneho ni umubabaro, icya kabiri ni umutwaro, icya gatatu ni umuvumo, icya kane ni incungu, icya gatanu ni isoni cyangwa urukozasoni, icya gatandatu ni ukunesha, icya karindwi ni umuhuza, icya munani ni urupfu, icya cyenda ni ibyishimo, icya cumi ni amahoro, icya 11 ni imbabazi, icya 12 ni ugukira mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri. Ni ukuvuga ngo iyo witegereje umusaraba wa Yesu urakira. Nta nizo mpamvu umusaraba Yakobo yaremye wari uwo guhuza amoko atandukanye, amoko atandukanye, noneho rero bigahuza abantu ariko bigasobanura urupfu. Dushaka kuvuga ku muntu weretswe noneho ushobora kwerekwa nijoro ukabona umusaraba cyangwa ukarota umusaraba cyangwa ugahishurirwa umusaraba. Ico gihe no kugira ngo utekereze muri ibi bintu 12 biturutse mu bihurimo. Ese ni umubabaro, ese ni umutwaro, ese ni umuvumo, ese ni incungu, ese ni urukozasoni, ese ni ukunesha, ese ni umuhuza, ese ni urupfu, ese ni ibyishimo, ese ni amahoro, ese ni imbabazi, ese ni ugukira mu buryo bw'umubiri. Witegereje umusaraba arakira. Niho gukira kwacu kuri, haba ku mubiri no ku mwuka. Gukira kwacu niho kuri. Dazo mpamvu ijambo ry'Imana avuga ngo ubwe nta caha yakoze, nta n'uburiganya bwabonetse mu kanwa ke, yaratutswe ntiyabasubiza, yarakubiswe ntiyabakangisha, aritanga ihidacurwa kwibera ngo yikorera ibicumuro byacu abibambwa ku giti. Harimo imbabazi kandi imibyimba ye niyadukirisha. Dushobora no gukira indwara, tugakira no mu buryo bw'ubugingo, tugakira umutima. Noneho rero umusaraba tuye tumenya icyo usobanura. Watangiye kwamamazwa no guhanurwa na Yakobo, ariko niwe waje gusohorera kuri Kristo Yesu, kuko na Yesu Kristo nawe ari umurubyaro rwa Yakobo. Nuvuga ngo Yesu Kristo wo mu rubyaro rwa Yakobo. Umusaraba uza kumusohoreraho kuko isezerano risha ni ukuri kwari guhishwe mu isezerano rya kera. Nuvuga ngo uwo musaraba wo guhushanya amaboko kwari ukuri kw'igicucu cy'ukuri kwari kugiye kuzahishurirwa muri Kristo. Rizoma ngo ubwo twari dupfuye tuzi ibicumuro byacu, twakizijwe kubw'umusaraba wa Kristo Yesu. Imana yacu dusange kugira ngo tuzirikane imbaraga z'umusaraba, tuzirikane agaciro k'umusaraba, tuzirikane ubwiyunge buva ku musaraba, tuzirikane kuba incungu yaturutse ku musaraba nk'abera b'Imana. Umusaraba wa Kristo Yesu tuzirikane kandi tuwutekerezeho. Twe kureba rediseti nk'umunsi, kuko hari umuntu umwe wabajije kuri WhatsApp ngo gutesha agaciro ka rediseti ngo ni ukwirengagiza umusaraba wa Kristo. Ntabwo bihuye. Umusaraba wa Kristo tuwumva mu mutima, kuko ntabwo Pasika iba rediseti gusa. Umwaka ushize yabaye 4 Avril. Birahindagurika. Ntabwo twaha agaciro rediseti nkuko abantu bamwe batekereza. Ntaho twaha agaciro 4, ahubwo duha agaciro imbaraga z'umusaraba mu bugingo bwacu. Imana yacu dufashe kandi dukomeze. Divuze ku musaraba nibuka ejo bundi kuri Pasika nabonye no president w'abaturanyi Ndayishimiye, nabonye hari umusaraba bamubarije, niba baramubarije niba byaragenze gute awikoreye. Ubundi kuba hari abantu, hari n'ibihugu bimwe numva abantu bajya ku musaraba igihe runaka ngo kugira ngo bizihize wa munsi wabaye. Buri bundi birabisobanuye kwizihiza by'ukuri biva ku mutima. Ntabwo uramusaraba ushinzwe ku butaka ariho gukira kwacu kuri, kuko bawigana ariko nta wigana agakiza. Wawigana ukakiba uzi ko ari cyo cagira ico kikurokora, wakibaza ukakigira neza ndetse ukagishiraho nirangi ukagishira hari. Ariko kuko agakiza ari umwuka wacu hamanya n'umwuka w'Imana, ko turi abana b'Imana, bituruka ku mutima tugatekereza ahubwo urwo rukundo. Ntabwo tureba ishusho y'igiti, ahubwo tureba urukundo. Kubera iki Yesu yakunze akabambwa ku giti, twari dukwiriye kuhabambwa, akaba ariho dushira imbaraga z'ibitekerezo. Uko niko bita kwizihiza kubambwa k'umwami wacu Yesu Kristo. Sundi pastor buriya bivuze yuko iyo haza kuba hari ukundi guhana kwari kuba guhari, kuko nubundi Yesu yaraje yahanirwa ibyaha byacu. Iyo baza kuba batabamba abantu ku musaraba, wenda tuvuge n'urugero hari ikindi kintu babakorera,
nicyo yari gukorerwa n'ubundi akaba aricyo gisimbura umusaraba. Urupfu nicyo nizo imbaraga ziri. Bamubambye ku musaraba nibyo kuko bari basanzwe babamba n'abandi, ariko imbaraga ntaho ziri ku giti, ziri ku rupfu. Nuvuga kwemera gupfa ku bwacu, twari gupfa noneho yamara akazuka kuko anesheje, byaduhaye ibyiringiro byo kuzabona ubugingo buhoraho kandi ko tuzabaho mu bundi bugingo busha. Aho niho imbaraga ziri. Ariko ngo ubundi abantu bajyaga babamba ryaje mbona ko bazaga ni LNLE yabavuga ngo niba ari ngo Jesus Nazaremus Rex Ruda ni umwami w'abayuda. Ni ukuvuga ngo ahubwo ntabwo yagomba kubambwa kure y'Yerusalemu. Ni ukuvuga ngo Yerusalemu ni ahantu byari biri mu masezerano ko atagiye inyuma y'umurwa, kuko hano haranditswe ngo imfizi cyangwa isekurume y'intama iyo bajaga kuyitamba ngo bayijanaga inyuma y'umurwa. Yesu yagiye inyuma y'umurwa w'Yerusalemu baramubamba, ariko byashushanyaga amazina ye, icyo azize naho n'icyo akora. Ese kiriya cyapa ubundi cyateweho nande? Ubundi nta wundi muntu ngo bajyaga bashyiraho icyapa kuko yari umwami. Urumva yari umwami, yapfiriye yuko yiyita umwami nizo mpamvu yatandukanye, urupfu rwe rwari rutandukanye n'abandi. Ariko noneho harakandi kantu njye nibaza, iyo witegereje hari abantu bakunda gukoresha ikimenyetso cy'umusaraba cyane cyane abakatolike. Kiriya ikimenyetso cy'umusaraba bakoresha ubundi sitwagakwiye kuba tugikoresha twese, cyangwa ni ikimenyetso bashyizeho gusa? Kiriya ntaco gihindura, ntaco congera. Ukora ikimenyetso cy'umusaraba ni imyizerere bahawe. Nkuko natwe harabibwira ngo kwambara umusaraba ku mwambaro wenda hari ico, ariko ntaco byongereye, nta nico bigabanije. Ntabwo Imana yakuziza ngo wambaye umusaraba cyangwa wakoze icyo kimenyetso, ariko imyizerere iturutse imbere ibutekerezwa iti. Ako rero njye mba numva hari ibintu byinshi biba byaragiye bihimbwa tutabona, wenda tudakurikiza kuri Bibiliya, tudakurikiza wenda ko batubanjirije ibyo bakoze ngo abe ari byo tugenderaho. Nkabona ni ibintu twagiye twivumbura. Amatorero yose agira amabwiriza yishyiriraho, amabwiriza. Ayo mabwiriza rero nusanga habayemo gutambikira cyane aho hari igihe amabwiriza agira icyo akosora, ariko hari igihe yatambikiriye ko atari ibyanditswe byera ashobora kuyobya abantu, kandi ubona ahubwo abantu ari byo dusigaye tugenderaho cyane. Noneho y'amabwiriza kuko yoroshe, abantu bose bakaba badashoboye gusoma, bakunda amabwiriza kuruta ijambo ry'Imana. Nyine ijambo ry'Imana rirakomeye kurisoma ngo uryumve, noneho abantu bagahitamo ayo mabwiriza yo mu mutwe yo kureba ikintu gusa n'amaso. Nk'uko nkavuga ati nani ibyo twavuga tukabateti, iyo umuntu acira umuntu w'iteka kuko yarigiye kurunguruka ibyo yariye, nuko ibyo yamaze imwe n'ubundi yagipagani badevelopye bashira mu itorero. Kuza kureba ibyo wariye wowe jado ngo mbone uko nja kukurega, ntabwo ari ijambo ry'Imana, ntabwo ari ijambo ry'Imana. Ni hahandi uvuga hari amadini afite abantu bagenda babacungira bakavuga bati uze kureba kanaka ko yakoze iki kintu. Yego. Noneho rero hari igihe ndibuka ahantu hamwe imasisi, umuntu umwe yaragiye azirika ingurube ye ku giti c'intusi cyatewe n'umudivantiste. Amaze kuzirika yangura ibiri kurisha, abadivantiste barimo abakuru b'itoro barahanyura, kuko bazi nyiri ibyo biti bagira ngo yangurube niye, kandi nundi wari waje kuyizirikaho uwo nyiri gitatabizi ubwo directe bafata umwanzuro wo kumuhagarika kugira ngo yisobanure ngo iyo ngurube ntiyariye, byamutwaye ikihe kirekire. Urumva bari bakanirwa gukora iby'Imana bakaja mu manjwe, nibyo bavuga ngo ya magambo y'amanjwe. None se uwaziritse ingurube ku giti, yaba nyiri giti yaba nyiri ingurube, wakoze ikosa n'uwuye. Ariko agiye guhura n'ikibazo kandi ntabwo ahari. Urumva kandi no kuza kubibemeza ngo ntabwo yariye. Ni nko kuvuga ni nko umuntu yajya mu kabari wenda agiye kwisomera agafanta. Yego. Umuntu n'ubundi ameza barama. Yego. Hakaza inkonkobotsi igatereka icupa rya mitsingi aho ngaho cyangwa rya byeri. None babantu bashinzwe kuza kureba umuntu yakurunguruka akatavuga ati imbere hari hicaye hari icupa kandi kuko yanagufatura ugasanga ryari rihari. Wazabyisobanurute. Ariko abajijutse bazi ko kabari gurisha na fanta. Abajijutse bo baravuga ati yari yagiye kunywa fanta.
ariko babandi babashinzwe discipline batatojwe ijambo ry'Imana batojwe amazimwe bo barabifatiraho umwanzuro. Nizo mpamvu amabwiriza kenshi usanga atambikira nubwo atanga discipline yarera abana bitorero ariko aratambikira iyahushije akaja gukora no kuca doctrine yica inyigisho ntibongere kubona inyigisho nzima. Imana yacu dufashe agaciro k'umusaraba rero turakabonye niho tubonera ubukiriro ni muri Yesu kandi twari dupfuye koko tuzize ibicumuro byacu. Yesu arabambwa kugira ngo tubamburwe nibyo kugira ngo duhinduke ukubukiranuka kwe kuko kuja ku musaraba kwari ukwitwa ikivume kandi ukikorera ibicumuro by'abantu noneho rero ukavumwa ku bwabo bantu wewe utarigeze ukora icyaha ahubwo Imana ikaguhindura icyaha noneho cya byose kugira ngo abari abanyabyaha aribo bahinduka gukiranuka none numara kubibambanwa ku giti dukire. Imana yacu dusangira ngo dutumbire umusaraba kugira ngo tubonemo gukira tubonemo n'agakiza mu izina rya Yesu amen. Nyine nubwo dusoje njye hari ibintu mba ntumva cyane cyane pastor iyo twitegereje amadini atandukanye usanga wenda abenshi twemera umusaraba kandi mu buryo butandukanye. Ugasanga umusaraba wenda tuvuge aba Yehova bemera si wabarokore bemera kandi byagakwiye guhura bose basoma Bibiliya. Nubwo umusaraba utaba umwe ahubwo n'imbaraga bawuhandi ziba ari zimwe. Kandi izo mbaraga arizo zifite agaciro cyane ko mu mutima kurenza ko umuntu yareba igiti. Yareba igiti. Numva dukwiye kuzagira ikiganiro kindi kisobanura ibintu byose. Uzadutegurire uruhererekane rw'ibiganiro bisobanura bijyanye n'amadini. Niba nabyita amadini wenda n'imyemerere. Oya nukuri pe uzabituganirize tusobanukirwe. Usanga buri muntu agendera mu idini rye akaba yari defanda akaba yari sobanura akanaripfira. Uri defanda uko yigishijwe ariko niba bihawe mu binyoma unarabipfira. None ukabuzize ubujiji bwawe. Nanizo mpamvu Pastor Mpyisi aravuga ngo ubujiji burarikoze. Ubujiji burarikoze ni Pastor Mpyisi yaje abati ubujiji burarikoze nyine kuko ibyo wabwiwe ari binyoma ntubigenzura ahubwo urabizira. Imana yabwe icubahiro. Murakoze cyane pe ndumva dufite amagambo menshi uzatuganiriza. Dukomeje kurarikira abantu n'ubundi bakomeze gukora subscribe like na share kuri Gusenga Everyday. Nubundi nkuko bisanzwe turaza gusoza pasiteri adusengera aturagiza Imana nubundi nkuko channel yacu ari Gusenga Everyday kugira ngo wenda n'ubutaha nitujya gukora ibiganiro ari ibintu bitandukanye tujya kubona umuriro uragiye baterishizemo umuriro tutabiteganyije iyo yose ni kirogwa cya Satani. Ndagira ngo nubundi atusengere aturagiza Imana nubundi dukomeze dukurikirana cya kiganiro cya gatandatu ikigisho cya gatandatu ibihe byo hagati tubararikira n'icya karindwi kizaza mu minsi iri imbere. Murakoze. Pastor Mpazibirego Pierre. Nimero ya WhatsApp ni 07866966620 07866966620 naho igendanwa ni 0783407035 0783407035 kubashaka gufungura channel n'ugusenga everyday mugakanda subscribe inyigisho mwifuza zose mukazibona zaba igitabo cy'ibyahishuwe zaba igitabo ca Danieli zaba igitabo kivuga ku byitorero muzabikurikirana muzabibona kandi bizabafasha. Imana ibagirire neza mu izina rya Yesu. Murakoze. Mana turagushimiye turaguhimbaje ugize neza uyu mwanya mwiza uduhaye gusanyira ijambo ryawe reka ritubere umutsima utera imbaraga kuko haduha amasezerano ngo abana b'abantu ntabwo batungwa n'imisima gusa ahubwo turadutunga n'amagambo aturuka mu kanwa k'Uwiteka. Tumaze kuganira ku musaraba mu izina rya Yesu Kristo. Yesu wiyunze natwe kubw'umusaraba kandi mungere ubugingo atwunga n'Imana ko Yesu Kristo niwe rufatiro
kandi ijambo rye rivuga ngo iyo umuntu ari muri Kristo abaye icaremwe gisha, ibya kera biba bishize, ngo ariko byose bituruka ku Mana yiyunze natwe ku bwa Kristo. Kandi Yesu adusigira ijambo ry'umwuzuro ngo abera bose tubashe kunga bazimiye n'Imana. Noneho turi abatambyi mu cimbo ca Kristo, bisa naho Imana yinginga abazimiye inyuriye muri twe. Noneho turahendahenda abazimiye kugira ngo bose biyunge n'Imana, kuko Yesu Kristo arakoze icyaha, Imana yamuhindure kuba icyaha kugira ngo abari abanyabyaha twese tuhinduke gukiranuka kwe. None turasenze Mwami kugira ngo imbaraga z'umusaraba ziduhuza n'Imana arizo dutumbira, turebe urupfu rwa Kristo n'urukundo rw'Imana, urukundo rw'Imana rwemeye kugira ngo itange umwana we w'ikinege Yesu Kristo kugira ngo abambwe ku musaraba tubashe gucungurwa. Natwe ubwacu Nyagasani dutumbiriye umusaraba wa Yesu Kristo, kandi Pawulo yavuze ngo mugire kirenge mu cyanjye ngo naje kigera mu cya Kristo. Dushaka kugukurikira n'abera bose bumva aya magambo bafata umwanzuro wo gukurikira Yesu Kristo wabambwe kugira ngo bazabone ubugingo buhoraho mu izina rya Yesu Kristo, amen. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.